Naimana Evariste, karibu. Naimana Evariste, reka tumwakire mu izina rya Yesu. Tumwakire ngo iki? Ubundi rero kuri we umurabyo uratinda, Imana imumugisha. Haleluya. Haleluya. Anje ni muntize iminota 5 gusa kugira ngo mbimburire murumuna wanje Kagabo mu gikorwa agiye kwinjiramo. Ni mugoroba abo twari kumwe twaganira insanganyamatsiko igira iti mvunguriraho nawe ni inyungu zawe. Muri aka kanya tugiye kongera kuvugana amagambo avuga ngo umvunguriyeho nanjye byaba inyungu zawe. Turasoma mu Baroma igice cya 12 ku murongo wa 18 aho Paulo yanditse avuga ati niba bishoboka kurwanya uruhande mu bana amahoro n'abantu bangana iki. Maze iminsi ntega amatwi YouTube, hari akantu natekerejeho cyane. Hari umuntu ukunda kuvuga ati I don't want peace, I want problem. How many days? Always. Ako kantu nagatekerejeho cyane bituma ntekereza iyi njyana mu bana b'Imana. Ndibaza ni mbese dushaka amahoro? Niba dushaka amahoro hari ibyo dukwiye gukora. Kimwe mu bintu dukwiye gukora harimo icyo tugiye gukora uyu munsi. Hari abantu b'Imana nabo bashaka ibibazo ibihe bidashira. Babana n'abakene, babana n'abashonji, babana n'abambaye ubusa, babana n'abantu babuze uko bivuza. Bimana amazi yo kunywa, babima ibiryo, babima umunyenga, kandi babima ibirori byabo biryoheye amaso. Yesu yaragize ati niba mufite ibyo kurya n'imyambaro bibahagije munyurwe nabyo. Ariko ikibazo ni iki? Abantu benshi badukikije nta byo kurya bafite, nta myambaro bafite, kandi ntabwo banyuzwe nabyo. Niba utabitaho ukaba utabagaburira, you don't want peace, you want problem. How many times? Niba ushaka kubungabunga amahoro n'umutekano byawe, sangira n'abo bantu. Nibuka speech His Excellency yigeze yavuga, nyitega amatwi aravuga ati niba uturanye n'umuntu w'umukene ukaba ukaranga yumva urukarango, ukarya ukamwima, ntiwizere kuzagira amahoro ahantu utuye. Ellen White yaranditswe mu wifuza ibihe byose paje ya 434 ati ubwo bukene bubatera guhorana imibereho iruhije, kandi akenshi bikabatera kwifuza, kugira ishyari no guhorana intekerezo zitari nziza. Dukwiriye kurenga byose tukarenga amateka ashariye aranga Abanyarwanda. Nibyo koko mu igororero, kandi igororero ni itorero Imana inyuzamo abantu ngo bitekerezeho. Leta niyo yatubereye urugero rwiza rwo kwita kw'abo bantu kandi bagaburira umunsi ku wundi. Ishora amaka yabo k'amafaranga abatunga nubwo batari babikwiriye dukurikije ibyaha bakoze. Yego benshi muri bo harimo benshi bahemukiye umuryango nyarwanda, kandi nawe byashoboka ko uri mu bahemukiwe bikabije birenze urugero, ndetse ukabifite intimba, kandi ibyo birumvikana cyane. Uramenye uwo muntu atazakubuza ijuru, kuko nubwo yaguhemukiye ukomeje gutekereza kuri ibyo byose, ijuru ryazakugora kuryinjiramo. Niyo mpamvu ukwiye gutera mu ntero ya Stefano ukavuga uti data abo bantu ntubabareho icyaha, kuko handitswe ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire,
nagira inyota umuha icyo kunywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe, nk'uko byanditswe mu Baroma igice cya 12 ku murongo wa 20. Nshuti muvandimwe, ntabwo uhongera umwanzi amara ibye, ahubwo ababungabunga ibye kandi akaba yizeye n'ubugingo buhoraho. Mu Baheburayo igice cya 12 ku murongo wa 14 haranditswe ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Niba ushaka amahoro, vungurira kuri abo bantu bababaye, nabo bagira imibereho bashima Imana. Ndasoreza ku isomo riri muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 5, kandi nkabifuriza ko n'iyi mico ibaranga. Hahirwa abagwaneza, kuko aribo bazaragwa isi nshya. Ndabifuriza ngo mu gihe tugiye gukora igikorwa cyo kwambika abambaye ubusa kandi tukabakorera isuku, tutitaye ku byaha bakoze no ku byaha bafungiwe, reka tubikore dukorera Data wo mu ijuru, maze ubwo azagaruka azatubwira ati nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bike, nkweguriye byinshi, mu izina ryiza rya Yesu. Evariste is smart indeed. Imana imumugisha. Aka karere ka Muhanga turimo kagizwe n'imirenge 13. Nibyo Vice Mayor 12. Kakagira utugari 63, nibyo, n'imidugudu 331. Abaturage ubu ngubu barakabaka 400. Ariko muri iyo mirenge kagize harimo umwe wandeze nanjye witwa Shyogwe, aho nizi. Ubwo se mwawuhaye amashyi? Ntabwo ari byo nashaka kubabwira. Nagira mpamagare perezida wa korali Kugana Yesu yigire hino. Hanyuma rero mbere yuko mwerekeza kuri stade Amahoro n'ahandi imitima yanyu iri, tugiye kwerekeza ku igororero. Sinzi niba mujya